hari abantu benshi batangiye kuvuga bati ngo AI yarashije, ngo byari hype gusa, ngo abantu barayivuze bihagije, ariko reka nkwibutse ikintu kimwe. Ibintu bikomeye cyane mu mateka ntibipfa kubura urusaku, bihindura isi bucece gake gake. Ese AI iragabanuka cyangwa ni twebwe ahubwo tutayikurikiye neza? Ubundi nko mu myaka y'1990 internet yatangiye kwinjira mu isi. Abantu benshi rero barayisuzuguye. Bamwe baravugaga bati ngo nta kintu kinini ngo izamarira abantu, ngo ni iby'abahanga gusa, ariko buhoro buhoro internet yaje guhindura ubucuruzi, ihindura itangazamakuru, ihindura amasomo, ihindura n'uburyo abantu nyine bavuganaga. Uyu munsi rero ubuzima budafite internet bwaba bugoye kubutekereza, nyine nta muntu wapfa kubwiyumvisha. AI rero iri mu cyiciro nk'icyo ngicyo internet yari irimo icyo gihe. Hari itandukaniro hagati ya hype n'iterambere. Hype ni urusaku, iterambere ni ibikorwa. Iyo abantu rero barekeye kuvuga cyane kuri social media ntibivuze ko ikintu kiba cyahagaze. Akenshi ahubwo biba bivuze ko cyatangiye gukora akazi nyako, cyinjiye mu kazi neza ahubwo. Mu gihe abantu bavuga ko AI itakivugwa cyane, amasosiyete arimo kwinjiza mu mikorere yabo. Urugero rworoshye ntabwo wenda nka supermarket ishobora gukoresha AI mu gupanga ibicuruzwa. Cyangwa nanone banki nayo ishobora gukoresha AI mu kumenya uburiganya abantu bashaka kuyikoresha. Ibigo by'itumanaho nabyo bishobora kuyikoresha mu gusubiza abakiriya. Wowe nubibona ku mbuga nkoranyambaga, ariko birahari, biba birimo birakorwa, amasosiyete baba bari kuyibyaza umusaruro. Wenda reka tubyegereze ubuzima bwawe. Niyo YouTube ikwereka video ushobora gukunda ni AI. Iyo telefone yawe igukosorera amagambo uri kwandika ni AI. Iyo usabye Google aho inzira iri ni AI. AI rero ntabwo iri kure, iri no mu ntoki zawe, buri munsi uhora uyikoresha ntumenye ko ariyo uri gukoresha. Ubundi n'amafaranga ubwayo nayo arivugira. Mu mateka aho amafaranga ajya haba hari icyizere cy'uko aho hantu nyine hafite imbaraga. Abashoramari rero baracyashora amafaranga muri AI. Nta muntu ushora amafaranga menshi mu kintu atekereza ko gishobora guhomba. Reka. Iyo ubona ishoramari rikomeje rero bakomeza kugenda bashora muri AI, biba bivuze ko ejo hazaza habonwa nyine nk'abafite imbaraga kurenza ubu ngubu. Ubundi iterambere rikomeye ntiriba mu mafoto meza, ahubwo riba muri kode iri kunozwa, riba mu makuru ari kongerwa n'uburyo AI iri kwiga neza. Nk'uko umwana akura buhoro buhoro, ntubona impinduka buri munsi, ariko nyuma y'umwaka ubona ko umwana yakuze. Ubwo rero nyuma y'umwaka urabona ko yahindutse cyane, nyine ubona ko umwana yabaye mukuru. AI rero nayo irimo iragenda ikora muri ubwo buryo gake gake, igenda ikora ihereye hasi izamuka. Ubwo rero harimo n'abatekereza ngo ko AI ngo ari ibihugu bikaze gusa ngo byateye imbere, nyine biriya bya mu mahanga. Ariko se tekereza, umuhinzi nawe ashobora kuba yakoresha AI kumenya igihe cy'imvura, akamenya igihe imvura izaguye. Umucuruzi nawe ashobora kuyikoresha mu kwamamaza online ibicuruzwa bye bikamenyekana. Umunyeshuri nawe ashobora kuyikoresha mu gusobanukirwa amasomo, ikaba yamuha formule yoroshye yo gufatamo ibintu. AI rero si y'ahandi gusa, ahubwo ni igikoresho kiba gishobora gukoreshwa aho waba uri hose. Ubwo rero ikibazo si uko AI irimo gukura, ikibazo ahubwo ni uko abantu benshi bashobora gusigara inyuma. Mu mateka igihe imodoka zatangiraga gusimbura amafarashi, hari abantu bavugaga bati ngo ntabwo biriya bizaramba, ariko imodoka ubu ngubu zaje guhindura isi. Ubu ngubu ahubwo ndakeka ifarashi nta hantu ubu ngubu kugeza iki gihe sinzi niba hari ahantu zikiba. Rero abantu batize gukoresha imodoka icyo gihe basigaye inyuma, nyine bava hita ubwo ngubwo, niba ariko nabyita. Ubundi hari impamvu eshatu zikomeye cyane. Social media yarahindutse, abantu bamenyereye ijambo AI. Ibitangaje byabaye ibisanzwe mbese muri make. Iyo ikintu kimenyerewe ntikiba kigishishikaje cyane, ariko kiba cyarashimangiye imizi. Ubundi iyo ibintu bitangiye kumenyererwa nibwo amahirwe akomeye atangira. Abantu batangira kare nibo babona umwanya wo kwiga batihuta, nyine bakiga gake gake ibintu bakanabisobanukirwa neza cyane. Rero uyu ni umwanya wo kwiga, gukora experiment, ukanubaka skills mu bumenyi bwa AI. Ni gute wakoresha AI mu buzima bwawe rero? Ushobora kuyikoresha mu kwandika CV, ushobora kuyikoresha uri gutegura business plan, ushobora no kwiga amasomo mashya ukayifashisha, ushobora no gutegura ideas za content, wenda niba uri content creator. Ntabwo ugomba rero kuyikoresha nk'umuyobozi wawe, wowe uyikoreshe nk'umufasha wawe cyangwa se igikoresho runaka. Hari isomo rikomeye twakwigira ku mateka yagiye abaho mu bihe byashize.
ubundi amateka atwereka ko abatinya impinduka bakomeje gutekereza ku byashize, naho abemeye kwiga ibishya nibo bayoboye ibihe bishya. Interinete, imodoka cyangwa se amashanyarazi byose byigeze gusuzugurwaho bikiza. Uyu munsi rero AI iri muri icyo cyiciro nk'icyo ibyo ngibyo byari birimo bikiza nyine nabwo bwa mbere batarabimenyera. Ubwo rero njye nawe turimo turigira hamwe, ntituri mu marushanwa, ahubwo turimo kubaka ubumenyi buhoro buhoro. Iyo twiga kare tuba twitegura ejo hazaza. Ubwo rero bivuze ngo AI ntabwo irimo iragwa, ahubwo yo irimo irakura mu buryo butuje cyane, ariko abayisuzugura uyu munsi ejo bashobora kuba bayishaka bakererewe. Ntukemere rero gusigara inyuma ngo usigare inyuma nyine wowe ntugendane n'impinduka. Tangira wige buhoro buhoro, ejo hazaza ntabwo ari ah'abanyabwenge cyane, ahubwo AI niyo bemeye kwiga bagatangira kuyiga hakiri kare. Sare murakoze, niba utariyandikisha kuri uyu muryango mugari, icyo gihe cyo kwiyandikisha ukanda subscribe, ukanda like, uduha na comment ya video utaha twabazanira. Niba iyi video yanagufashije ukabitubwira muri comment, munayisharinge igera ahantu henshi. Murakoze, video yacu nakagaruka. Ciao ciao. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.